Hello again guys, nk'ibisanzwe ni teacher Cedric. So in today's video tugiye kureba hamwe the crucible questions and answers. Yes, bakatubwira ngo here are 10 multiple choice questions about the crucible by Arthur Miller covering key themes, characters and plot points that was prepared by me teacher Cedric. This is English version. So hano hari ibibazo 10 biri mu bwoko bwa multiple choice bigerekeranye na crucible yanditswe na Arthur Miller. Yes, turagenda twibanda ni ibibazo bigenda byibanda kuri themes ziri keys, very important themes cyangwa se ibitekerezo nyamukuru bakina nkuru cya characters ndetse na plot points na events uko zagiye ziba muri iyi nkuru. Ibi byose rero byateguwe nanjye teacher Cedric kandi biri mu cyongereza guys, nzajya mbibaha biri no mu kinyarwanda ariko nyuma yaho nzajya ngerageza no kubitranslating in English kugira ngo urabizi nyine nujya kubazwa uzabazwa in English. Guys, ushobora kubona bibajije mu kinyarwanda ukagira ngo ni ibintu byoroshye ariko burya multiple choice nazo ziri mu bwoko bw'ibizami bigora. Gusa nzagerageza nyine na uploadinze aka video kari mu cyongereza kavuga buryo ki wasubiza multiple choice ariko nzagerageza kugakora kari mu kinyarwanda, udu trick wakifashisha kugira ugende usubiza za multiple choice mu buryo bworoshye. Guys, rero izi ni uburyo bwa multiple choice, ibibazo bigerekeye kuri crucible. Guys, tugiye kurebera hamwe, mbibutsa yuko narangije kwa uploading akandi ka video kanuza ka DPL koko ni mu kinyarwanda, mugakurikirane ni utubazo tworoshye nzabaha na part 2. Guys, reka turebere hamwe mu cyongereza ibibazo n'ibisubizo bya G-Play Crucible ariko ndagerageza kugenda bisobanura. Icya mbere, who is the first person accused of witchcraft in the Crucible? Ese ni uwuhe muntu wa mbere uza gushinjwa iby'ubupfumu cyangwa se iby'uburaguzi, ibintu nk'ibyo nyine by'ubupfumu muri iki gitabo cyacu The Crucible cyangwa se muri ikinamico The Crucible, yo ni play. So A, ese ni Elizabeth Proctor? B, Tituber? C, Abigail Williams? D, Rebecca Nurse? Nindi muri aba uko ari bane waba warashinzwe bwa mbere ibijyanye n'iki na witchcraft cyangwa se n'ubupfumu? Igisubizo ni answer B, Tituber. Igisubizo ni B, ni Tituber, niwe muntu wa mbere washinjijwe ibya witchcraft. Reka turebere hamwe ikibazo cya kabiri. Why does the Reverend Paris fear the presence of witchcraft in Salem? Ese ni ukubera iki Reverend Paris atinya yuko habaho ibijyanye n'ubupfumu mu gace ka Salem? A, he believes it will harm the children. B, he wants to punish sinners. C, he fears for his reputation. D, he is deeply religious. A, ese yizera yuko nyine bizangiriza abana. B, ashaka kuhana abanyabyaha. C, atinya yuko nyine hakangirika inuza reputation, icyubahiro cye, ku kumenyekana kwe, mbese yumva ko byamwangiriza izina ryiwe kuba ubupfumu bwagaragara muri ako gace ka Salem. D, he is deeply religious, cyangwa se nuko ari umuntu nyine w'umukristo bya hatari. Igisubizo ni C, he fears for his reputation, atinya yuko byamwangiriza izina, ukukundwa, kukwamamara kwe bikangirika. Twagiye n'ikibazo cya gatatu. What is Abigail Williams' main motivation throughout the play? Ese uyu Abigail Williams ni igiki kimumotiva muri iyi nkuru yose? Ni igiki aba ari guharanira kuba yagira? Mbese nyine ni igiki main motivation yiwe uyu mugore cyangwa se umukobwa Abigail Williams muri play yose, muri ikinamico yacu yose? A, fear of punishment. Ese aba motivated no gutinya ibihano. Love for John Proctor. Ese aba motivated no gukunda John Proctor. C, desire for power. Ese aba yifuza imbaraga. D, religious devotion, cyangwa se ari umuntu wiyeguriye ibintu nyine by'inuza by'iyobokamana. Uri kubona biba somehow bisaba kuba warasomye fresh cyane kugira ubyumve. Guys, ntimugire ngo biroroshye ngo ubwo bagize kujya babaha ama multiple choice.
Answer is B, love for John Proctor. Nizere ko wari wagikoze, niba utari unakizi ukaba ukimenye. Abigail Williams main motivation is love for John Proctor, urukundo aba akunda John Proctor. Twagiye n'ikibazo cya kane. Why does John Proctor hesitate to expose Abigail's lies? Ese ni ukubera iki John Proctor ashidikanya cyangwa se nyine hesitate, yanga kuba yagaragaza ibinyoma bya Abigail igihe baba bari mu rukiko? A, he fears she will accuse him. John Proctor atinya yuko nyine uyu mukobwa araza guhita amushinja. B, he doesn't believe he will be trusted. Ntiyizera yuko n'ubundi yavuga ukuri kwa Abigail, n'ubundi ntiyizera yuko araza gutinya. Urabizi nyine uyu Abigail bari kubeshya mu rukiko, ariko impamvu ngo bari kubeshya John Proctor nuko umugore wa John Proctor aba yaramwirukanye bitewe nyine no gukeka ko yaba agira affair, ari affair of love affair we na John Proctor. Ariko nyine kubera iki uyu John Proctor yanga kugaragaza ukuri, avuge cyangwa se nyine avuge impamvu Abigail ari kubeshya yuko yaba Abigail akunda uyu John Proctor? Ibyo rero impamvu ngo atabivuga ni iyihe? Kuri A batubwiye ari gutinya yuko arahita atangira kumushinja. Kuri B bakavuga ntabwo yizera yuko n'ubundi araza kwizerwa akaba akoze ubusa. Kuri C baravuga he wants to protect his wife, ashaka kurinda umugore we. D, he is unsure if she is lying, ntabwo yizeye neza niba yaba ari kubeshya uyu Abigail. The best answer is B, he doesn't believe he'll be trusted. Ntabwo yizera yuko barabyizera. Ikibazo cya gatanu. What does Elizabeth Proctor lie about in court? Ese ni iki Elizabeth Proctor aza kubeshya igihe baba bari mu rukiko? A, her husband's adultery, ubusambanyi bw'umugabo we. B, her involvement in witchcraft, ukujya mu bijyanye n'ibikorwa by'ubupfumu kwe. C, her relationship with Abigail, isano yaba afitanye cyangwa se umubano yaba afitanye na Abigail. D, her religious beliefs, imyizerere ye y'iyobokamana. Twagiye turebere hamwe igisubizo cy'ikibazo cya gatanu. Wowe uri kubona wahitamo ikihe? The answer is A, her husband's adultery, ubusambanyi bw'umugabo we nibwo aza kugira iki, aza kubeshyaho cyangwa se kugerageza guhishira mu rukiko. Ikibazo cya gatanu, atazi yuko ari gushiramo umugabo we. Ikibazo cya gatandatu. Who says because there is my name, because I cannot have another in my life? Ninde uvuga ngo bitewe n'uko ari izina ryanjye sinagira irindi mu buzima bwanjye? Reverend Hale, John Proctor, Giles Corey, Danforth. Wowe uri kubona ari inde muri aba bantu uko ari bane waba uvuga gutyo ngo because there is my name, because I cannot have another in my life? So the one who says that is John Proctor. The best answer is B. Let's continue with the answer. Let's continue with the question number 7. What ultimately happens to John Proctor? Ese ni ibiki bihita biba kuri John Proctor nyuma yaho, cyangwa se finally bwa nyuma na nyuma ni ibiki biba kuri John Proctor? He escapes to another town, aza guhungira mu wundi mujyi. He is excommunicated, ese baramuca. He is hanged, ese baramumanika. He is forgiven and released, ese baramubabara bakamwihorera akigendera. What happened to him? The best answer is C, he is hanged, baramumanika, John Proctor. Let's continue with the question number 8.
Which character changes his views on the trials and tries to save the accused? Ese ni uwuhe mukina nkuru cyangwa se umukinnyi uze guhindura imyumvire ye, uburyo abonamo ibintu ku bijyanye n'izi nuza n'izo manza nyine akabona ko haba harimo ibintu by'uburiganya byo kubeshyanya, byo kubeshyera abantu rimwe na rimwe nyine, noneho akagerageza kujya atabara bamwe bashinjwe. A. Reverend Paris. Ese ni Reverend Paris. B. Ni Judge Danforth. C. Ese ni Thomas Putnam. D. Ese ni Reverend Hale. Muri aba bagabo uko ari bane, ninde ugerageza guhindura imyumvire ye ku bijyanye n'izo manza akagenda atabara abantu? Igisubizo ni D. Reverend Hale. Ese baragikoze? Let's try to check out the next one. The question number 9. What is the primary theme of the Crucible? Ese igitekerezo nyamukuru cy'iyi play yacu The Crucible ni ikihe? Ikinamico The Crucible. So A. Love conquers all. Urukundo rwigarurira byose. B. The dangers of isolation. Ibyago cyangwa se ibibi byo guhezwa. C. The corrupting power of guilt, cyangwa imbaraga mbi zo gushinjwa za guilt. Yeah. The dangers of mass hysteria and theocracy, cyangwa se ibyago byo kuba abantu bagira ikintu cy'ubwoba na theocracy. Just nyine theocracy wumve, the government under the control of state religion, ya guverinoma ibiyobowe n'iyobokamana ngo ni rule by God, yeah, cyangwa se iyo hysteria uncontrollable emotion or fear, mbese nyine ibintu by'ubwoba, ama emotion utakontrola cyangwa se ibintu by'ubwoba bwinshi cyane, like that excessive fear, ibintu nk'ibyo cyangwa se panic. Rero bari kutubaza ese ni iyihe primary theme cyangwa se ingingo inuza igitekerezo nyamukuru cy'iyi play yacu The Crucible. Yeah, ubwo rero ndakeka wahisemo. The best answer is D. The dangers of mass hysteria and theocracy. Ibyago kuba habaho abantu bari gutinya cyane, gutinya cyane kw'abantu kwa rubanda nyamwinshi cyangwa se mass hysteria, ubwoba bwinshi, ibintu bya panic, ndetse na theocracy no kuba leta yabiyobowe na religion iyobora igendera ku mahame y'iyobokamana. Let's continue with the question number 10. Where does the play use the Salem witch trials to symbolize? Ese iyi play cyangwa se ikinamico yacu yifashisha Salem, inuza izi manza z'abarozi cyangwa se z'abapfumu, z'aba witchcrafts, yifashisha izi manza nyine zibera aha muri Salem ishaka kugaragaza iki? A. The French Revolution, impinduramatwara y'Abafaransa. B. The dangers of science, ingaruka mbi za siyanse. C. The McCarthy era Red Scare. D. The civil rights movement, cyangwa se za movements nyine imyivumbagatanyo y'abantu bari guharanira uburenganzira bwabo. So the best answer is this one. Answer C. The McCarthy era Red Scare. Iyi play Crucible yari ishaka kugaragaza McCarthy era Red Scare. Iyi nzakora research tuyirebeho ibyayo byimbitse. Guys, this is the end of questions and answers of The Crucible, biri muri multiple choice questions. Yes, noneho iyi ni part 1, nzagerageza gutegura na part 2 na part 3, ni episodes tugende tuyijya deep uko tureba ibibazo n'ibisubizo biyiriho, niko tugenda turushaho kwakira amakuru menshi yajyanye nayo, yo ushobora kuba waruzi nayo utaruzi. So guys, njye twari kumwe ni Teacher Cedric, mbibutsa niba
niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel, gukirika kuri subscribe no kuba washaringa iyi video ikagera ku bandi banyeshuri, cyane cyane tuvuga urugero nko mu ma WhatsApp groups, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Guys, as yours teacher Cedric, and I hope that we be together in the next kind of these videos like this one in all studies, entrepreneurship, geography, history, and many others. Guys, I was yours teacher Cedric, and I really love you guys.